tuvuga nk'ijisho ry'umunyamakuru hari icyo bita kugereranya aha hantu hari abantu bari hagati y'ibihumbi 5 byibuze n'ibihumbi 7 hagati ya 5 n'ibihumbi 7 urumva n'abantu benshi buriya Kigali Palace Stadium iyo yagiyemo abafana benshi n'abantu ibihumbi 7 abantu baba barengeje kugira ngo bibonera agafaranga bikagenda bikagwa mu 10 no kuvuga ngo fata abantu bajya muri Kigali Palace Stadium Nyamirambo abo bantu bayuzuye yakubise yuzuye ahantu hose nibo barahangaha muri imbuga ya Kigali Convention Center ahariho hasorezwa cyangwa se kuri arrive cyangwa se kuri finish line aho abanyonzi bariho basoreza urumva rero n'abantu benshi kandi cyiza noneho kirimo ikigaragaza ko igare rikunzwe ni ingeri nyinshi z'abantu kare nahoze mbivuga harimo abana baba bagihekwa babana baba bacyonka reka nkoresha ibyo ngibyo nibyo byumvikana neza abana bato bacyonka kuzamura kugeza kuri ba sekuru na ba nyirakuru ngira ngo birumvikana nuvuga ngo fata umwana w'umwaka 2 uzamure ugeze ku mukecuru n'umusaza w'imyaka 90 bose barahangaha baje kureba igare urababona imyaka ushaka kuvuga ngo imyaka 90 ariko urabareba ukabona ko ari abantu baba sportif ukabona ko ari abantu bakoze siporo ukabona ko ari abantu bumutse bameze neza ubwo rero nicyo naba mvuze hanyuma muri aka kanya rero nepo wenda angenda ngana ku musozo batangiye guhemba ndabibona rwose barabona ko bageze ku mukinnyi wegukanye umwanya wa 3 Maxime Le Comble kabisa batwaye umwanya wa 3 rero bakaba bamaze kuba bamuhemba ngira ngo urabona stage meze neza cyane irakeye none ikindi kintu mu byo wambazaga no kuvuga ngo bariho baranakangurira abantu gufotora gufata za video za footage zigiye zitandukanye bakazipostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo ahangaha bya bindi ushobora kuri kwitambukira gushaka gufata video umuntu akakubwira atari ko woramfotora urinde wenda kuzo woramfotora amaziki ibyo ntibiyemewe no kuvuga ngo niba waje ahangaha ugomba kuba wemeye ko no mu mafoto wagira gute wajyamo ni uko nguko gahunda ziteye Net Pringo umunyanu Ferdinand wabaye wa 2 nawe bamaze kumuha umudari we kanya gato cyane rero bagiye guhemba wa mbere ariko nefo reka nkubwira ikintu kimwe yego hano hari umugabo w'umwe MC uri gukorana n'umuntu witwa MC Brian ariko reka nkubwire nepo nemureka abantu bicare bafata icyo bita amasomo icyo kintu navuga bana nyagasige yewe umugabo ni umusaza wimenya yavutse muri 65 ubwo afite imyaka ingahe 65 ubwo reka 65 imyaka 60 hafi my friend 60 yitwa George 60 ifunze neza cyane yitwa George Ruwachinga ngo ni principality of Liechtenstein ariko my friend uyu mugabo nawoze nsoma CV ye yabaye muri IFA yabaye mu biki ni sports administrator ariko muri kaminuza ya Liechtenstein Yabo yego yigisha icyo bita public speaking oya afite ijwi aravuga nawe uri umuntu w'umugabo wenda ari nk'umukobwa wenda ashobora kuvuga ukumva ubushagarira buragufashe ukavuga utwara n'ijwi ritandukanye n'iryanjye ariko bro araturika akavuga afite ijwi ni nka rimwe seri ni nka rimwe rya kera rya Lucifer atarigaragambye ateye ubwoba none ikintu cyitwa indimi avuga indimi zitarashya 15 umwesipanyol araza akamanuka mu gisipanyole umutaliyani akaza akamanuka mu gitaliyane igifaransa cyo ni ibindi bindi icyongereza byo ntiwavuga ateye ubwoba uyu niwe MC ubundi titre ni MC and announcer byose bibumbira rimwe MC and announcer
ariko yanyemeje ateye ubwoba niwe uri gukorana na MC Brian akaba rero ari uko bemeze. Jacob nawe bamaze kumwambika umwenda we w'umukororombya akaba rero ari uko bemeze. Nepo ndumva Axel nacyo taduhaye aha ngaha rwose ndumva nasoreza aha ngaha ubwo naho ku munsi w'ejo ariko vibe y'igare iri mu rwego rwa hejuru. Iri gare ni ibindi bindi mu by'ukuri navuga ni coup de chapeau, ni ibintu byiza cyane. Urebye mu muhanda aho abantu baca ukajyanisha n'ubwitabire, ukareba ikijyanye n'umutekano, ukareba ikijyanye n'inzego z'ibanze uburyo zagiye zishyiramo imbaraga. Warebanye ku munsi w'ejo cyane nakunze cyane umuntu barambwiye ngo ni gitifu w'akagari gitifu w'akagari kamwe mu tugari twa hariya Inyanza Nyanza Kicukiro yateguye itorero rya kinyarwanda, abantu rwose bareho babyina maraba bakira abashyitsi, haba abanyurwa ku igare barababonye mu by'ukuri, n'abandi bantu bose batanyungaga bari hafi aho ngaho barababonye, bareba umuco, bareba imbyino nyarwanda, barabyishimira muri rusange. Ako rero ni akantu ka creativity, ni akantu keza cyane. Ubwo uwo mu gitifu w'akagari ejo bundi nagera gutya bakumva yabaye gitifu w'umurenge oya none se niko kuri abantu bazamenye ko oya ejo byaragaragaye. Urabivuze cyane, urabona ikintu kiza kinarimo Axel nkunganira aho hantu nureba neza ari ahantu kubera ko ariho bakatira basubira epfo. Kenshi usanga abantu bari ari benshi barashaka kureba uyu muntu akoresheje igihe kingana iki, ese uyu muvuduko azagera kuri kesi sameze ati. Rero ubwo bwinshi bw'abantu, hari n'abataramu b'inshuti z'u Rwanda, ibihugu bitandukanye baje gushyigikira abakinnyi babo cyangwa se abavandimwe babo. Yes, byarabaye, twagiye twumva ngo harimo abakinnyi bafite n'abavandimwe babo baje kubaherekeza. Hari abatandukanye muri za Azerbaijan, ibihugu bitandukanye banavuze bati iyo urebye n'abaturage ku muhanda batari abakinnyi, urugwiro bakwakirana ibyishimo, baragusuhuza, barakwisangamo, arabona umwegereye akakwisangamo nk'umwene gihugu mugenzi we kandi mudahuje igihugu. Rero iyo bagize amahirwe bakabona n'ibyo bibere ku muco wacu, babona indi nkuru bazajyana. Babona indi nkuru kuko ntago ari ukubirebesha amaso gusa ngo birangirire aho ngaho, ahubwo no mu rwego rw'urwibutso, izo memories bafata amavideo babafotora, abacishamo bakabyinana nabo. Ibyo rero uwo muco, iyo nkuru nziza, ayo mateka, ibyo nibyo basubiza iwabo bakavuga bati mu by'ukuri u Rwanda rwatwakiriye neza, Kigali yatwakiriye neza. Ibyo byose rero niho hava mu by'ukuri niyo motivation, tukabona n'abandi bashyitsi benshi bakomeza kuza gusura no kwitegereza no kureba ibyiza by'u Rwanda, bakomeza kuza ari benshi. Ibyo rero bishimisha abanyagihugu, bishimisha abayobozi baba barashyize imbaraga mu gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi, kuko twahoze tubibara. Urebye kuva muri coga mu za 2022 ukazamura ukaza muri kongere ya FIFA yongeye gutorerwamo perezida w'ishyirahamwe w'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino, ukaza mu bihembo bya FIA, ukazamuka ukaza muri iri siganwa ryiza cyane muri shampiyona y'isi y'amagare. Hazaberamo na kongere ya UCI ku munsi wo kuwa kane, hakongera agatorerwamo perezida wa UCI. Ubwo ngubwo mwarabibonye umukuru w'igihugu ubwo yari muri Grand Prix yahariya muri Azerbaijan, naho mu minsi Baku. Mu minsi iri imbere tuzakira imikino ya Formula 1, muri za tennis turakira imikino mpuzamahanga, muri za golf turakira imikino mpuzamahanga, muri za cricket turakira imikino mpuzamahanga. Urumva rero mu by'ukuri ya gahunda nziza y'igihugu yo kugira igihugu cy'u Rwanda igicumbi cya siporo cyangwa se icyo bita sports hub iri kugenda mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa. Ni ikintu cyo kwishimira
kandi cyiza noneho nuko n'abaturage n'abatuye u Rwanda icyo kintu barakomeza kucyumva umunsi ku munsi, urebye uburyo bari kwitabira, urebye uburyo bari kuganira n'abashyitsi. Abashyitsi bafite ibibazo byinshi by'amatsiko, bakavuga bati se ahantu ejo bundi irisiganwa ku cyumweru nirirangira dushobora kuzasura, dushobora kuzatemberera, aho umuntu yajya muri Kigali ni hehe, aho umuntu yajya hanze ya Kigali ni hehe. Ibyo byose bariho barabyitwaramo neza, urabona ko ari abantu basobanutse, bariho barabisubiza neza bakarangira abantu. Ni nacyo mu by'ukuri twari tumazemo iminsi, haba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, habaho muri RDB, haba Minisiteri ya Siporo, habaho muri PSF n'abandi, nibwo butumwa bari bamaze iminsi batanga. Hejuru y'ibyo rero nkasoza nongera gushimira by'umwihariko abashinzwe umutekano, haba polisi y'igihugu uhereye mu muhanda aho abanyonga baca, urebye imodoka za traffic, ukareba amamoto ni nyinshi. Nakugira ngo nkubwire ngo buri mukinnyi uri kuza ahangaha, uri kugera ahangaha kuri finish line, byibuze ari kuba ari kumwe na moto ya polisi. Nuvuga ngo bariteguye bikomeye cyane. Polisi y'u Rwanda by'umwihariko polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda niyo gushimirwa cyane. N'izindi nzego z'umutekano ni nyinshi cyane. Inzego z'umutekano buriya nubwo tujya tubivuga turi muri studio dutebya, hari igihe abantu babona aba bambaye imyenda y'akazi uniform, ariko hari n'abandi baba bazirimo biturije twiganirira kandi ibintu bikagenda neza cyane. Inshuti zanjye twahoze tuganira hano, twahuye nge abenshi tuba tuziranye, tuba duhurira mu kazi kagiye gatandukanye. Nepo ntabwo wakora akazi kamwe tuba dufite n'utundi n'akandi kazi kenshi tuba turimo, ako karagaciye bareka tukareke. Hanyuma abandi bantu bagushimira Nepo ni abantu, uru rubyiruko rw'aba youth volunteers cyane. Ngiye mva mu rugo nagiye mbabona bagera mu kazi kare, niba isiganwa riri butangire nka saa 4 ndakubwiza ukuri za saa 12 zishyira saa 1 baba bahageze kugira ngo barebe ko umuhanda ari nta makemwa, bari kumwe na polisi y'igihugu. Ukabona barasa neza, ni abana beza bavuye mu ishuri, bavuye mu itorero, ubona ko bafite indangagaciro za Kinyarwanda, bafite icyo bita umuco muri bo, ubona bikeye rwose. Ariko Nepo, sinzi igihe usigaje, sinzi niba utantiza nk'umunota umwe wonyine nkakurura umuntu. Ntacyo bitwaye. Buretse nze ndebe, ndabegereye cyane. Reka nkurure nk'uyu mujene. Twari turiho tuvuga aba youth volunteers. Hano hari uwo mise nkurura, yambaye ijire yanditseho umukorerabushake, umutekano w'umuhanda twese uratureba. Hanyuma imbere afiteho logo ya Rwanda National Police, ku ruhande rw'iburyo, urw'ibumoso hariho logo y'umujyi wa Kigali. Witwa nde Bogari? Banyita Dushime Imana Iberi. Turani nabazena navuge cyane. Yitiranwa na Iberi. Nibazena ni Dushime, akaba naye anitiranwa na Iberi. Muvandimwe bigenze bitese. Hanyuma uyu no mu youth volunteer, twari tubavuga uruhare rwabo, akazi bari gukora keza cyane muri iyi shampiyona ayisi Iberi. Twari tuvuga ubwitange bwanyu muri shampiyona ese, ariko no mu bindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri nk'umusore ukiri mutoya, twavuga ko uyu mutima ukura he, bigenda bite? Yewe kuba nkorera ubukoranabushake ni ibintu biba byaratujemo, nta gihembo duhabwa. Nuko atabajeni nkatwe dukorera igihugu, umutekano ube wose, isuku, byose bigendere ku mutuzo kandi byuzuye. Hanyuma wenda dusoza, abajene bagenzi bawe abakiri batoya, nubuye butumwa wabaha, ni ihe message wabaha muri gahunda nziza yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu nk'umujene ukiri mutoya? Ikintu nabwira abajene bataba muri volunteers ubukoranabushake, habamo amahirwe menshi cyane atandukanye y'ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu wese utaba muri volunteers ari umujeni, namushishikariza kuza muri volunteers kuhama amahirwe cyane 100%.
ndagushimiye cyane Iberi. Asante nawe urakoze. Ariko cyane Iberi ndumva Nepo ari aho ngaho. Axel reka nanjye ngushimire. Yego. Yego. Reka ngushimire cyane Nepo. Ubwo indi gahunda yo ku munsi w'ejo ubwo urayibagezaho nta kibazo. Cyane nta kibazo reka dushimire cyane Rugangura Axel tumushimire natwe nituri butinde byose yabigarutseho. Twagiye tunashimira cyane abafatanyabikorwa baje gutumika bageza ku byiza abanyarwanda muri iki gihe igihugu cyacu